Uriwe n'abana bacu, bakuru bacu, abavandimwe bacu, korari gisha nandi makorari batumiye, korari babwiriza ubutumwa yo ku Muhima, korari New City yari mu majyaruguru. Imana ibaha umugisha kandi namwe Imana ibaha umugisha kuko mwitabiriye ubutumire. Uwiteka abarebe neza, abamurikishirize mu maso he kandi abahe amahoro yo mu mutima. Reka mu minota dukeya dufite tuganire ijambo ry'Imana n'amagambo aboneka muri Yohana igice cya 14. Yesu yaravuze ati ntimuhagarike imitima yanyu. Umunsi umwe umubyeyi yatemberanye n'umwana we w'umukobwa bari mu bwato, nuko bageze imuhengeri cyangwa se hagati mu nyanja, haza umuraba uteye ubwoba, ubwato barimo butoya buri birindura, maze baroha mu nyanja. Uyu mubyeyi yarazi koga n'uyu mwana yarazi koga, bari bambaye amajire, imyenda yabigenewe, maze abwira umwana ati mwana wanjye uryame hejuru y'amazi urambura amaboko, ngiye kuzana ubwato uhumure ndagaruka ngutware. Maze aragenda azana ubundi bwato, araza asanga wa mwana umuhengeri wamujyanye kure cyane. Baramushakisha ariko baza kumugeraho basanga umwana atuje nta kibazo afite. Mu gihe bamushakaga abashakishaga uyu mwana bari bafite ikibazo gikomeye. Bamusanze atuje baramubaza bati ni iyihe mpamvu utagize ubwoba kandi umuraba wakujyanaga kure? Arabwira ati data yari yambwiye yuko ari bugaruke, none kandi aragarutse. Bana b'Imana, Yesu yaravuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 14 murongo waho wa mbere. N'amagambo yavuzwe na Yesu ko yaravuze ngo sinsabira ababonyine, ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo. 14 murongo wa mbere, ntimuhagarike imitima yanyu. Turaba duhagaze. Paseri w'intara yacu ya Ruhuha aramutse aturutse hariya hirya akaza akatubwira ngo ntiduhagarike imitima yacu, uwo mwanya twahagarika imitima. Twakwibaza impamvu avuze ngo ntiduhagarike imitima yacu. Abantu b'abanyamugi nk'aba banyamuhima batangira gufata amatelefone yabo bakagenda nk'abagiye kwitaba. Ati kuki avuze ngo ntiduhagarike imitima? Si uko hari ikibazo kigiye kuba ahangaha? Yesu abwira abigishwa bati ntimuhagarike imitima yanyu. Kuki yabwiye abigishwa ngo ntimuhagarike imitima yanyu? Yesu yaragiye mu kanya gato, abafarisayo bari bagiye kuza kumufata. Yarabizi ko bagiye kuza. Yesu bari bagiye kumubamba. Intumwa ze zamukurikiye zizi yuko azaba umwami, bakabona imyanya. Bari rero imyanya batakibonye. Ikindi bari bagiye kumujyana ku musaraba, abigishwa bakahagirira ikibazo cy'uburyo baza gushyingura Yesu. Niko byagenze. Iyo Nikodemo na Yosefu batabagoboka bari bagize ikibazo. Ikindi Yesu yaragiye gupfa, abigishwa bagasigara ari impehe, ari nk'ingabo zatsinzwe. Yesu arabireba arabwira ati ntimuhagarike imitima yanyu. Kandi Yesu yarazi ko azazuka akajya mu ijuru akabasiga mu isi, nuko arabwira ati ntimuhagarike imitima yanyu. Nyamara Yesu yarebye kure, areba no muri iki gihe. Iyi si yacu yuzuye ibihagaritse umutima. Abantu bose mu cyiciro cyabo bafite ikibazo. Mu minsi ishize hari iwacu Nyamirambo, mu itorero rya Nyamirambo, umwe mu bayobozi bacu yapfushije umwana w'umukobwa, ari we wari yarafite wenyine. Igihe twari twagiye kumushyingura turimo kurira, maze umwe nanone mu bizera Abanyamirambo aravuga ati
habe nawe nibura yari amufite. Jyewe nshaje nta n'inda yigeze ivamo, nabo yarahagaritse umutima. Umukobwa mu myaka 20, 23 n'itanu agatangira guhagarika umutima, yibaza yuko agiye gucecura, abona ntawe umubaza izina. Abasore bafite ikibazo, bagera mu myaka 33 n'itanu akabona ntiyihagije, noneho kubaka inzu agashaka agasanga ni ikibazo kimukomereye, ugasanga bimuhagaritse umutima. Umuntu arashaka imyaka 3, 5, 10 igashira bitigeze bihinduka, akagira ikibazo. Ababyeyi bafite ikibazo cy'amashuri n'ibindi bibazo byinshi ntabasha kuronderera ahangaha. Buri muntu wese mu rwego rwe afite ikibazo. Iyi si yacu yuzuye ibiduhagaritse umutima. Abantu bo mu ntara zizengurutse Ruhuha nabo bafite ikibazo. Kuba bari ahangaha si uko babyishimiye, ahubwo bafite ikibazo. Ibi byose Yesu yarabibonye, aravuga ati ntimuhagarike imitima yanyu. Yesu atanga umuti, atanga n'urukingo. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data hari amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye. Reka amagambo nyasome ni meza cyane, ni amagambo aryoshye. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data hari amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Bana b'Imana, umugaragu w'Imana Henoki amaze imyaka 65 abyara umwana w'umuhungu wamukundaga cyane. Henoki afata umwanzuro wo kubana n'Imana no kugendana n'Imana, amara imyaka 300 agendana n'Imana, kuko yanejeje Imana. Umunsi umwe abamarayika baza kumusura, maze Henoki arabaherekeza, agenda nejejwe no kubabwira ibitangaza by'Imana abona mu byaremwe. Azamukana n'abamarayika abaherekeje, ntiyamenya ko yazamutse mu kirere. Arazamuka, agiye kwibona yisanga ageze ku marembo y'ijuru. Arabaza ati aha ni hehe? Bati ni mu ijuru. Ati nimureke nsubire mu rugo. Baramubwira ati hoya, ngwino tujyane. Henoki ajya mu ijuru, ariko yagiye atavuze. Mugaragu w'Imana Eliya bamutubwiye muri gahunda ya saa 5, amaze gucibwa intege na Yezebeli, Eliya aragenda arihisha, abwira Imana ati Mana reka mpfe. Imana iti hoya. Maze Imana yohereza abamarayika n'amagare y'umuriro, aza gutwara umugaragu w'Imana Eliya igihe yagendanaga na Elisa. Maze amagare, amafarashi araza araparika, maze Eliya yurira igare ajya mu ijuru. Yagiye adasezeye kuri Elisa, ariko umwami Yesu ntabwo ariko yagiye. Ntabwo yagiye nka Eliya, ntabwo yagiye nka Henoki. Yaravuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu. Nubwo muri mu isi hagaritse umutima, nubwo muri mu isi irimo ibibazo, ariko ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data hari amazu menshi, kandi iyaba atarahari noneho arahari. Rero mba mbabwiye ko ngiye kubategurira hanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane. Ikibazo, uriteguye ko agiye kugaruka? Mbese waba witeguye ko ibimenyetso byose bya gihanuzi bitwereka ko ari hafi? Ibimenyetso byose ko bitwereka ko imperuka y'isi iri hafi. Impamvu twicaye aha turi intara zingana gutya n'ibimenyetso byerekana ko Yesu agiye kugaruka. Mbere yuko Yerusalemu iterwa mwaka wa 70, Yesu yarabivuze ku musozi wa Elayono ngo ikimenyetso cyo kurangira ku isi yacu Yesu yakibonye muri Yerusalemu. Igihe Yerusalemu yaterwaga mu mwaka wa 70, ni ikimenyetso cy'uko mu mpera z'isi Yerusalemu izongera guterwa. Kandi ibyo bimenyetso byamaze gusohora. Niyo mpamvu twicaye ahangaha. Mugaragu w'Imana yatwigishe saa 5 yatubwiye, Eliya yabwiye Imana ngo Mana
dore abisirayeli bavuye mu masezerano, bishe abahanuzi bawe, kandi bashenye ibicaniro by'Uwiteka, bashenye insengero z'Uwiteka. Kandi Yesu avuga yuko mbere yuko Yesu agaruka, ibyanditswe bitubwira ko Eliya azabanza kuza. Impamvu azabanza kuza nuko ibyakorwaga mu gihe cya Eliya niko bizaba biri mbere yuko Yesu agaruka. Isi Babuloni izibasara ibicaniro by'Uwiteka. Navuga ngo ibimenyetso bitwereka ko Yesu ari hafi byose biri kugenda bisohora. Mbese mujya mubibona? Mbese wanyu byarahageze? Mbese Gakomeye yarahageze? Byarahageze? Mbese Ngeruka byarahageze? Ese i Kigali byaba byarahageze? Batuye ngo kuki turi ahangaha? Mutwe ikigisho saa 5. Nibyo? Kuki turi ahangaha? Nuko Yesu agiye kugaruka. Ibimenyetso biratwereka ko ari hafi. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Nzagaruka mbajyane. Somo risoza. Yesu ntabwo abeshya. Yavuze ko azagaruka, umunsi umwe azagaruka. Urwandiko rwa mbere rw'Abitesalonike igice cya 4 umurongo wa 16. Umva amagambo Pawulo umuntu w'Imana yavuze. Akurikira isezerano ryavuzwe na Yesu. 4:16. Kuko umwami ubwe, jambo rinejeje cyane, kuko umwami ubwe. Hari igihe umuyobozi cyangwa se abayobozi, yaba umubyeyi w'igihugu, hari ahantu yagombaga kujya bikaba ngombwa ko atajyayo, akohereza umuhagarariye. Hari igihe pastor ashobora kugira ibibazo, yagombaga yenda gutanga ifunguro rye, akohereza intumwa. Yesu, Pawulo yavuze ngo kuko umwami ubwe, Yesu ubwe ntabwo azohereza marayika, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru. Umva amagambo Pawulo yavuze, kuko umwami ubwe azaza amanutse, agize ati amanutse mu ijuru rya gatatu, amanutse mu ijuru rya kabiri, agatunguka mu ijuru rya mbere uvuye ku isi. Iki kirere ijwi rirenga n'impanda y'Imana hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye. Haleluya. Azamanuka aje, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Mbega igitangaza. Ababyeyi bacu, abavandimwe bacu, abana bacu basinziranye ibyiringiro, bari mu marimbi, tuzababona bazutse. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye tuzahindurwa mu kanya kangana gute? Kangana gute? Nimuhumbye murebe. Birarangiye. Nzahumbya gutya nsange ntakiri ukundi. Sinzaba nambaye ikote, sinzaba nambaye inkweto, mpumbya birangira. Tuzamuke mu kanya nko kugira gute? Ibibazo dufite mu kanya nkako guhumbya bizaba birangiye. Izi ndwara dufite zatubuje amahoro mu kanya nkako guhumbya bizaba birangiye. Iyi si itubuyereza, idukura mu nsengero twiyubakiye, mu kanya nkako guhumbya bizaba birangiye. Bana b'Imana, muyibwire, ntabwo ari isi nk'umutaka. Muyibwire kandi mubabwire ngo mu kanya nkako guhumbya bizaba bigize gute? Bizaba birangiye. Nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekeraho rirengera, niko kuza kumukiza. Harya umurabyo urabya gute? Mu kanya nkako kugira gute? Bizaba bigize gute? Iby'ubupfakazi bizaba bigize gute? Ibibazo by'ubupfubyi bizaba bigize gute? Iby'ubukene bizaba bigize gute? Gusembera ku ruha bizaba bigize gute? Kwambara amakote bizaba bigize gute? Na za menshi bizaba bigize gute? Kwambara amarinete bizaba bigize gute? Iby'inkweto bizaba bigize gute? Iby'ubupfubyi bizaba bigize gute? Iby'ubupfakazi bizaba bigize gute?
ibyo kubura abagabo bizaba bigize gute, ibyo kubura abagore bizaba bigize gute, ibibazo byo kuriha amazu bizaba bigize gute, mu kanya kangana gute, ntabwo guhumya, ariko uhumbye urebe birarangiye. Birarangiye. Yesu azaza. Soza abana b'Imana, reka mbabwire, azaza kandi ntabwo azagera ku isi, natwe tuzazamuka tujye kumusanganira. Mbabaza akabazo nsuza, none se buriya nitujya kumusanganira ntabwo tuzamubyiganiraho kugira ngo tumuhobere, yenda muri awo mubyigano hakagira abawugwamo? Oya, ntabwo bizagenda nk'uko byagenze ingeruka n'ahandi. Ijuru ryarabiteguye, ijuru rigira gahunda. Icyo mbabwira cyo buri wese azahobera Yesu ni munini ku buryo buri wese abasha kumukoraho nitugira gisida. Ijuru ryarabiteguye abana b'Imana. Ikibazo nkubaza nsuza, none se witeguye kuzamusanganira? Ntimuhagarike imitima yanyu, mugire muti mwizere Imana. Nimureke tumwizere abana b'Imana. Ntabwo abeshya, ibyo yadusezeranije no kubikora azagira gute. Mbifurije kuzamusanganira igihe azaba aje kudusanganira, mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Kandi kubera ko mugiye kumara akanya dutaramye, nimwongere mwihangana aho bishobokera mujye juru, maze dushime Imana yacu. Mana yacu, Mana nziza, turagushimye, izina ryawe rihimbazwe. Turagushimira isezerano waduhaye mwami Yesu mwiza, Yesu wacu, ugiye kuva kuri iyi si umaze kuyiga, ukamenya ibibazo byayo, ukamenya ingorane duteza, waradusezeraniye ku munsi umuzagaruka mwami, kandi ukabishyiraho iherezo mwami, maze uradusaba ngo tukwizere kuzagaruka. Umunsi umuzagaruka mwami, niko ijambo ryawe ritubwiye. Utubashishe kugira imyiteguro myiza mwami, kugira ngo nugaruka tuzagusanganira n'ibyishimo. Ngaho bana n'itorero ryawe, kandi gahunda zose zisigaye ziyoborwe nawe, mu izina rya Yesu, amen. Yesu katugeza mu ijuru iwawe, ni wowe
imana nubwo bamwe tutabyumva neza urukundo iteka rwayo rudukwiye warudukuyeho ntabwo tugitinya umusaraba Karuvali satani yishimye ko atsinze burundu ariko ugeze mu gituro urarwana unesha urupfu na satani umuryango ushoboze nivuga umusozi kuzimu nitwishime ntabwo uri mu gituro warasutse kandi w'igikomekenya ariko iherezo ry'urugendo tuzabana mu bwami bw'iteka ryose ni wowe abatuye isi abatuye ku isi turaririmba duti nta yindi mana yabana nawe hano ku isi no mu masi y'ahandi waratwiyeretse tugeze aho rukomeye uwo ruturinda uko bukeye twitaho utumenyera n'ibidukwiriye uko yaza kandi witeguye kudukura mu iyi suka tugeza mu ijuru iwawe ni wowe abo ku isi abatuye ku isi turaririmba tuti nta yindi mana yahwana nawe hano ku isi no mu masi y'ahandi waratwiyeretse tugeze aho rukomeye uwo ruturinda uko bukeye twitaho utumenyera n'ibidukwiriye utoyaheza mu ijuru utureba n'imbabazi kandi witeguye kudukura mu iyi suka tugeza mu ijuru iwawe ni wowe twese ni wowe amaboko yanyu ni wowe ni wowe gusa Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.